God out. ndabona reka bwanakeye amasaha yafashe iki gihugu cyanjye ko mbona kiba cyaje so sha usigaze rerera he naremve harahijya gushaka ibiceri babe kwa gasana namve kumubagarira za mbuto ziwe nyine bo okay reka mejye mu itsinda no ubwo sana rabi uruzungu muze none se wizigamye nandi ukubwira ngo genda amahoro se warasaza none ubuse cyasizemo wa je muri nakibyibundi bitanga nubwo iki byabareze cyabindiriye ariko nari nayajyanye je muri nakibyibundi birenga mu bita ko se noneho ngo bibi yarande ndacyo kisaza kiba cyayakuye hewani usiko bonye harimo 27 n'ijana nsubiyonkibe sinajyana bitatu byonyine nibagiwe amafaranga we yesha ariko urabona amafaranga umva je umva kubwire je ntabwo byemera musanze wari je aho wanyiba amafaranga je ndazajya emotional damage ndazajya ngo none ni wowe nsandimo aya nukuri rwose ase ni wowe wakoze icyogo ndazajya kubwire umva ntabyo zo kumura mu ari amafaranga tugende umpereze hano oya papa urukumva rero je ntubimbwiye kandi ndago ari je nazakanyiba pe wenda nuko nari nibagiwe nono kano gato turabona kanyakanzo nari nibagiwe nguro make ariko singe uzuye none nimbeba nimbeba gasanga ari imbeba kuko hano haba imbeba igira amaguru 7 n'amana 12 ubwo asanga ari ikiyajyana ko uvuga ntabyo uzi nayangaya ndeba cyana yangaya kandi iyo mbebe neza njambona imeze ni imbeba yajyana amafaranga pe atari wowe wenda igisasira ngo okay reka tuwe tubyihoreye ngiye ikintu guhimisha no kujya kukurega kwa mudugudu amaze banje ariko se amafaranga Imana irabizi ko ndi igisakura ko ndakunda nyinga gukira nuko zigende Yesu biri mu itsinda ubwo gukira ose papa ariko ndago ngiye narindi kwiba rero buriya ndana ikibazo amahoro muze ndagiye cyane kimwe cyo kizege giye kaje kwibakuragera yewe reka ndiye yakuru ko byagenda kose ngiye yahura ngewe ngiye yahura ngiye umwana we sishakanye sikizazi yewe ngiye kigiye kwikamu ngo ngiye kwikamu The Bluetooth device is connected successfully. Narizi ko byarangiye natangiye guhamagara muyomba ngaje dusinshingure